kera twajyaga twarwanira tukiba mu madini dushaka kwigaragaza cyangwa kwerekana ko turi abakozi b'Imana. A long time ago in the religions, we used to fight, standing before people, showing up. Ariko ubu ngubu ubwo niyo utekereje kuza guhagarara imbere y'abantu ngo ushime Imana, uba wumva ubwoba bukwishe, ukavuga uti ndavuga iki, ese ndi iki cyo guhagarara imbere y'abantu b'Imana bera bangana gutya bandeba. But these days, when you receive this heart to come front, you feel nervous, saying, what special am I going to share with the saints? Yewe ikintu nshima Imana cyane na amasengesho yo kwa gatanu yaranejeje, numva aranyubatse cyane, kuko ubundi nabaga mu materaniro ndi umuhanuzikazi, ndi umuntu wigisha, ndi umuntu w'ibinyoma byinshi, kandi nzi ko nkorera Imana. So I will testify based on the service, the prayer meeting we always have on Friday. I was blessed and I'll be thankful much, because I used to be a false preacher back in the religion, speaking what was not benefiting. Ikintu cyanshimishije cyane kwa gatanu ushize, ikintu cyanshimishije cyanyibukije ukuntu abantu bitirira cyangwa ababyeyi bitirira abana babo amazina y'abahanuzi ba Danieli, ba Samweli, ba Esteri, mbese bakabita amazina ahwanye n'imirimo abantu bakoze, bikabatera kuba ibirangirire, bakumva ko ari bwo ari abantu b'abakirisitu cyane. So this last Friday, we had the story of how people call their children the names of prophets, and the high people who did the miracles in the Bible, and they feel comfortable that this make them true Christians. Noneho rero kwa gatanu pasiteri yadusomeye amagambo, Edimoni we twari kumwe materaniro ya kabiri, yadusomeye amagambo ari mu Itangiriro ibice 4 umurongo wa 16. Wenda pasiteri yadufasha kahasoma. Pastor Edimon last Friday in the second session, he preached us through the through Genesis chapter 4 verse 16. We can read. Asome pastor. Haravuga ngo Aburahamu yari amaze imyaka 40. Oya, Itangiriro ibice 4 umurongo wa 16. Genesis chapter 4 verse 16. Nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore w'indabyara Henoki, yubaka umudugudu awitira umwana we Henoki. Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuhayeli, Mehuhayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Amagambo nashakaga kubabwira na ya Kayini n'ukuntu byamugendekeye imbere y'Imana. I want to talk about the story of Cain and how his situation was before God. Pastor atwigisha amagambo, yatubwiye ukuntu Kayini ubundi byari mu bice hari byo imirongo yo haruguru, ariko atubwira uburyo Kayini avuye amaze kubwirwa n'Imana ko ahindutse ikivume kubera kwica mwene nyina, hanyuma akwagiye kubigicamo cye akaba ikivume, noneho Kayini arababara aravuga ngo igihano mpaye singishobora kwihanganirwa. So actually the verse talks about how God spoke to Cain that he is cursed because he killed the brother. And later Cain spoke to God saying that you punished me over than my ability. Icyanshimishije cyane rero nuko Imana yamubwiye ngo yamushyizeho ikimenyetso kituma ngo uzabona Kayini wese atamwica, kandi ngo uzica Kayini ngo azabihanirwa 7. So but what pleased me is the verse which says that God put a mark to Cain, that let nobody kill him. Tumaze kubwirwa izo nkuru rero, pastor yatubwiye ko Kayini yashyizweho ikimenyetso cyo kugira ngo hatagira umwica. Atubwira ko uko kumushyiraho icyo kimenyetso
ari twe natwe ari cyo twashyizweho, ari agakiza yamuhaye, ari ukurindwa yamuhaye guturutse ku Mana, kuko yari yamaze kuvugira imbere y'Imana ko icyo kigerageza adashobora kukihanganira. So Pastor preached to us that the mark, we received the same mark, which is the salvation, and that time God did that to give salvation to Cain and even to give the protection to him. Kayini rero amaze kuva imbere y'amaso y'Imana nibwo yagiye arahinga, areza, arabyara, agira abuzukuruza, agira umugisha kubera ko yamaze kugirirwa neza n'Imana. And after that, Cain left the place and he did agriculture and he bared many children, but he was due to the mark he received from God. Wenda ngiye simbivuze neza nkuko pastor yari arimo kubitwigisha, ariko twabonye ukuntu Imana ikunda umuntu atari uko yakoze ibyiza. Maybe I don't explain well as the pastor did, but simply the message was that we received a blessing from God unconditionally, not that we did anything good to him. Kandi ubona abantu bitoranyiriza utuntu twiza cyangwa se bagaragaza imbere y'Imana ko ari byiza, ko Imana yabanezeza, yabanezererwa, ko yabishimira, cyangwa se kuba bafite amazina y'abantu ba kera bakogiye babintwari, babaye abahanuzi, babaye abigisha b'ubutumwa bwiza, bakumva ko ari bwo Imana yabishimira. But people instead they gather good things to present to God to please him, even naming themselves the good names, the reference from the prophet, having this mind that God can accept them. Nge rero nahise nkunda amasengesho yo kwa gatanu, kuko iyo tuyajemo turaganira, tukamenya byinshi, tukasobanukirwa ibyo abatubanjirije. Nanjye kera najyaga ngira ibibazo nkavuga ariko kuki niba Dawidi yari umuntu w'Imana, kuki niba yarakoreye Imana, Imana ikavuga ngo umutima we irawishimira, kuki yakoze n'ibyaha Imana ikabivuga, bakabyandika bakavuga ngo yafashe umugore wa Uriya ngo yamugize gutya, ibyo kuki Imana yatumye babyandika, kandi ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana. Nkumva byambereye urujijo. So I'm very happy for this Friday devotion, because we learn many stories, we learn many things, and we gather together, we fellowship enough. And I used to be confused about the story of David. The heart of David pleased God, but later on, the Bible shows his bad behaviors. And I used to be confused about such stories in the Bible, but I'm clear for many things nowadays. Ngewe rero narishimye cyane, namaze kubisobanukirwa, impamvu abantu twese. Hari amagambo nigeze gusoma ari muri Yeremiya, cyangwa avuga ukuntu Imana yafatiye abantu bose ikabakubira mu gatebo kamwe, ikabahindura ingegera kugira ngo bose ibone ko bakize. Ntabwo nari nzi ko ibyo bintu biba muri Bibiliya byo kuvuga ngo yakubiye abantu bose mu gatebo kamwe ngo kugira ngo ibahindure ingegera. Imana ihindura abantu ingegera. So I don't know where the chapter is, but the Bible says that God put all the humankind in the same basket to save them in the same way. Ikiremwa muntu rero cyose cyakijijwe n'Imana kubw'urukundo rwayo. So all human being was saved by God through his love. Ntabwo Imana yigeze duca ibintu byiza ngo yuko twitwararitse twagiye twibombarika. Ntabwo ari Imana yadukirije, ahubwo yadukirije ko turi babi gusa. God didn't save us due to our good conduct, but he saved us because we were worthy to be saved. Nge nageze igihe kimwe nari umuhanuzi kazi mba muri ADPR, ndi umuntu urondora abantu, nkamenya ibyaha mwakoze, nkamenya uko mwitwara n'ibyo mwatekereje. Ibyo bituma noneho ngiyeho kugira ngo wenda nishyire hejuru mvuge, ahubwo nkavuga nti ariko ngewe ubu ntabyo ngira, nkavuga nti none nawe ndondora abandi nkazasigara ndimbutse. So I used to be a prophet, even make people to confess, but later I had this worry, what about myself?
What if I serve others, then later I perish? Icyo cyanteye ubwoba gituma ntakunda ya ndirimbo ivuga ngo urukundo rw'Imana ngo rusumba izuba ngo rugasumba ukwezi ngo n'ikuzimu rukagerayo. Ngiye kuko ibyo nakoraga nabonaga ari contraire y'ibyo ndimo. So the situation I lived in made me to hate this song which speaks about the love of God, because I couldn't experience the love of God in my life. Ituma rero Imana numva hari abikunda n'abidakunda, kandi nubwo nakora ibyo abantu bamzinirira nkumva jewe mfite urubanza rwenda kundimbura kandi ntazi n'ikindimbuye, ariko nkumva kurimbuka kwanjye kuri hafi. So I felt that I'm about to perish even if I was doing such good things to the church. Maze kumenya rero itorero, maze kumenya ubuntu Imana yagiriye abantu, nsanga bya bintu nibwiraga yuko Imana ntawe itadukunda ahubwo ari ubujiji bwanjye, ntitamenya yuko Imana idakunda abantu kugira ngo ikugurire imodoka, ikugubakira inzu ihenze, ikwereke, ikugereheje abanzi bawe, ibirateho kwa kunda abantu bavuga ngo mbarusha Imana, Imana iranzi cyane irankorera. Ibyo nibyo abantu birataga, ariko nashimye Imana cyane yuko Imana yadukunze turi babi kandi irangije iduha ubugingo ku buntu, hanyuma irangije itwigisha n'inzira zayo. Abantu rwose ndabahamagarira cyangwa ndabakangurira kujya baza mu masengesho, kuko tugira ibiganiro tukisubiraho tugatangana ubuhamya tukibuka n'iby'Imana, uko Imana ikorana n'abantu. So after knowing the church and the grace of God, I became clear about whom God is, and His love is not to give the house or even exalt you above other people, but His love is to provide, to give everyone the eternal life first. Icyo ndangirijeho rero n'ukuntu mu badamu duterana kuwa gatatu, Samunimu yaratubwiye ngo isaha ya 8 kugeza 9 ngo no gusoma Bibiliya. Tukaza tumenye ko tuje gusoma Bibiliya. We married sisters, we gather on Wednesday, and we know that from 2 to 3 we are to read the Bible only. Impamvu rero icyo kintu nacyo cyanejeje nuko nari umuhanuzi mbwiriza abantu bavuga ko mvugana n'Imana, nkorana n'Imana, kandi mvuga ibinyoma. Hari ijambo najyaga nkunda kubwira abantu, habwira ngo Imana, habwira ngo Imana ni Imana, sinzi amagambo najyaga nkunda kuvuga kandi y'ikinyoma. Aya magambo yarantangaje, kandi maze kuza nkasoma Bibiliya nsanga ya magambo siko avuga. So this time of reading the Bible pleased me so much, because when I used to prophesy to people, I used to speak irrelevantly to the Bible, but this time I can get clear the meaning and the explanation of some verses in the right way. Ayo magambo aravuga ngo Imana ngo ngenda yibagiwe, ariko nayerekana ko ngo dushake, ngo mushake ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka kose, ngo ibindi byose zabibongerera. N'amagambo ari muri Matayo avuga ngo mushake ubwami, ngo mbere na mbere mushake ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka kose, ngo ibindi zabibongerera. Ngewe rero nyasomye nsanga ahubwo handitsemo ko ari ugushaka kwayo, mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Nge narababwiraga ngo gukiranuka kose, none ngavuga niko se ubujiji nari mfite n'abandi bose bari babufite, bapfaga kumva ko ari uguhanura no kwerekwa no kurondora ibyaha, bakumva ko ibyo mvuze byose ari ukuri. So I used to prophesy wrongly, and the people just receive whatever I speak to them because they trusted me. But this verse says to seek for His righteousness. But for me, I used to tell people to seek for all kinds of righteousness. Murakoze cyane rero, mwitabire amasengesho, mwitabire gusoma Bibiliya, mwitabire kugira ngo tumenye gushaka kw'Imana neza. I kindly invite you to